ryamana n'umuntu mugihura bwa mbere. Uyu munsi ngiye kubabwira mucakura, amabanga, amayeri ndetse n'ubucakuzi bwose abantu bakoresha kugira baryamane. Ibi bintu iyo ubizi uhita uryamana n'umuntu bwa mbere bidasabye ngo muramenyanye. Umunsi umwe uba uhagije kugira ngo muhite muryamana. Ese ni ayahe mabanga? Ni ibiki bakoresha kugira ngo umunsi umwe gusa uba uryamanye n'umuntu kandi aribwo bwa mbere munahuye mutanaziranye neza sha? Menyeye amayeri, aya mabanga kugira ngo ujye uhita uryamana n'umukobwa mugihura bwa mbere, umuhungu mugihura bwa mbere muhite muryamana. Mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Sharif TV, kana subscribe, like, share na comment, ibyo ni inkunga kuri twe. Bityo rero reka dukomeze twumve aya mayeri, twumve aya mabanga umuntu ushobora kumukorera cyangwa se ibintu ushobora gukorera umuntu mugahita muryamana mugihura, mukaryamana mugihura, tutitaye ngo mwari muziranye, tutitaye ngo mwari mumeze ute. Umunsi umwe gusa mugahita muryamana. Mbahaye ikaze. Ushoboye kuba uri kwibaza ngo ntayahe mayeri, ushoboye kuba uri kwibaza ntayahe mabanga, ushoboye kuba uri kwibaza ese bishoboka bite? Bamwe bakavuga ati ngo ni iby'abazungu gusa, ngo abanyafurika ibyo bintu ntabwo byashoboka. Abandi bakavuga ati ngo hoya na buri munyafurika wese byashoboka. Ariko ahangaha ngewe ngiye kugusomera igitabo cyitwa Sexuality cyangwa se imyitwarire mu mibonano mpuzabitsina ituma buri muntu wese ashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina mu gihe gito kandi bitamugoye, tutitaye ngo turakundana, tutitaye se ngo ni ubwa mbere duhuye cyangwa ubwa kabiri mugahita muryamana. Icyo gitabo ngiye kukibasomera hano mwese, mwumvisha amabanga yose ushobora gukorera umuntu umunsi wa mbere gusa, umunsi umwe muhuye mugahita muryamana. Bityo rero wowe icyo usabwa, umva iyi video paka irangiye. Irarangira buri wese rero amaze kungukamira ibintu bivuga bitya. Ikintu cya mbere urangukira muri ino video, urahita umenya ko buri mukobwa wese mushobora guhita muryamana niba wabishatse. Nawe niba buri mukobwa ushobora kunguka neza ko ukibona ibimenyetso kuri uyu muhungu tageti arahita kutura hasi. Rero ukabyirinda hakiri kare cyangwa se ukifata hakiri kare, kubera ko ntabwo washobora kumwirinda mu gihe ibi bintu yabigukoreye ngo uze kumwigaruka nyuma. Oya, rero niba uri umukobwa byumve uzabyirinde, cyangwa se byumve nawe uzashake uburyo ki uzahita wiyeborora niba udashaka umuryamana. Ibi bintu uyu muntu ntabigukorera uzahita umenya ko mugiye kuryamana nta bindi arebyeho. Bahaye ikaze. Reka tubitangire rero. Ibi bintu ni ibihe? Ese ibi bintu bikorwa gute? Bahaye ikaze. Wowe icyo usabwa, tega amatwi. Reka tujye ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere cyo kiratangaje kubera ko nawe ubwawe kiragutungura. Ati gute? Bashobora kuba bagikukorera ariko ntibabikore nk'uko byagakwiye, bikarangira nawe ubwawe utabyifuje, cyangwa se bikarangira utazi ngo bigenze gute. Ukumva wisanze ushaka sex cyangwa se ukumva ushaka sex abuse. Rero kino gitabo cyitwa Sex Abuse cyigisha buryo ki buri muntu wese ashobora kuba yakora sex, tutitaye turakundana cyangwa tutitaye ngo ninde uzundi tuziranye hiki. Uwo munsi duhuye tuhita kumva wita turyamana. Bityo rero kino gitabo tugiye kugisomana. Izi banga rya mbere muri kino gitabo ari naryo rigoye cyane ni how to sex, cyangwa se ni gute bakora imibonano mpuzabitsina. Niyo topic ya mbere y'iki gitabo. Iki gitabo cyigisha imibonano mpuzabitsina cyangwa se cyigisha uburyo uhita uryamana n'umuntu bidasabye ngo muraziranye, bidasabye ngo mugenze gute. Rero ikintu cya mbere bahera kuri physiologist cyangwa se uburyo imiterere ya muntu, umuntu buryo abateye. Ubundi umuntu ateye gute, umukobwa ateye gute, umuhungu ateye gute. Rero mbere na mbere kugira uryamane n'umuntu cyangwa se uryamane n'umukobwa, mbere na mbere manza umwigeho, umenye ngo ateye gute. Muri ibyo rero ngiye kukwereka amayeri ndetse n'amabanga abakobwa bateye cyangwa se abakobwa bafite, kugira ngo wewe ukimara kubyumva uzahita ubibakorera muhite muryamana uwo munsi muhuye. Reba uko bikorwa. Ubundi abakobwa ni biremwa bitangaje. Mbere na mbere reba iyo bita croissant yabo cyangwa se urutirigongo rwabo, urutirigongo mbene hano munsi
hejuru y'amayunguyungu cyangwa se inyuma y'amayunguyungu. Ahangaha bafite utuntu tubiri bita testosterone cyangwa se utwegeranye n'urutirigongo aba bita chromosome cyangwa se ibintu bita ngo inkondo y'umura, niba mubizi cyangwa se muba mubyumva. Inkondo y'umura rero, aka kantu bita inkondo y'umura y'umuhungu agakansa cyane cyangwa se ukakegera ukagakanda hagana hano inyuma ku murutirigongo, uzamura ubushake bwe cyane, bigatuma ashobora kuba yibagirwa niba muziranye cyangwa mutaziranye, mugashiduka wamugejeje hasi kare. Rero ako kantu nakabaga kakwibiye, niba uri umuhungu ako kantu uhita ukamenya ngo umukobwa mugihura bwa mbere ushobora guhita umukorera agahita muryamana cyangwa se agatemera byoroshye ko muryamana. Ushobora kwibaza ngo bikorwa bite rero? Weho ushobora kubikora uri kumuhobera gusa, aka kantu kumve neza, ushobora kubikora uri kumuhobera, weho ugacunga uburyo ki uhita ufata aho bita hano ku nkondo y'umura cyangwa ku mucondo ahagana inyuma gatoya ku dusanimetero dukeya, ukahakanda gake gake. Aho ngaho ashobora kuba yibagirwa, ushobora guhita umwibagiza isano mwamufitanye cyangwa se ukamwibagiza uburyo mwamutaziranye, ku buryo ki ako kanya amarangamutima ye yazamuka cyane, ugahita umufatirana mukaryamana. Ikintu cya kabiri rero ku mukobwa, dore uko bikorwa. Ikintu cya kabiri ku mukobwa, ushobora kuba wareba ahangaha muri spornet cyangwa se aha munsi y'akananwa hari utuntu tubiri dusa nk'utugemorano, abantu bazi Ikinyarwanda neza barabizi. Aha munsi y'akananwa ho gatoya ahangaha rero, kuhamusoma ukacisha ururimi cyane cyane inshuro nyinshi, ushobora guhita uzamura amarangamutima ye akibagirwa. Bivuga nko kumuristraininga cyangwa se guhita umutokatinga, ubwenge bwe bukagenda, yarangiza kwibagirwa mugahita muryamana ako kanya. Nawe ugomba kuba uri inkwakuzi nyine nk'umuntu w'umusene, muhita muryamana ako kanya, umunsi umwe gusa mugahita muryamana. Ibyo bintu ugomba kuba ubizi. Ikintu cya gatatu rero ugomba guhita ukorera uyu mukobwa kugira muhite muryamana umunsi wa mbere mugihura. Muhungu wanjye mujene, reba ahangaha ku mucongo yiwe cyangwa se mu misoso hari imitsi bita chromosome cyangwa se iyi mitsi igenda yirega ku muntu yararakaye. Suri kuyibona iyi mitsi igenda yirenga ku mpanga y'umuntu warakaye. Iyi mitsi rero niba uyireba, iyi mitsi ni boro ikomeye ku mukobwa. Iyo uyifasheho yuri umuhungu ukayifatisha utu dutoki bita meme, utu dutoki twa meme buriya dukora umuti, ukajya uyikoraho gahoro gahoro, izamura imyumvire, ikazamura amarangamutima ye, ikazamura n'uburyo bwa sex, bidasabye kuba bamukoze ku bice biri prive cyangwa se ku bice bino bizamura ubushake. Iyi mitsi abantu ntabwo baba bayizi kubera ko baba batazi physiologist. Ibi bintu bituma umukobwa mwabata muryamana uwo munsi muhuye. Umukobwa mugahita muryamana uwo munsi muhuye. Reka dukomeze ku kintu cya nyuma, ariko nakubwiye ngo weho niba wahisemo kumva iyi video yumve paka irangiye. Muvandimwe, niba uhisemo kumva iyi video yumve paka irangiye, kubera ko akantu kanyuma ko karanagutungura cyane, na niko gateye ishozi, na niko buri muntu wese yumva ko gafite ireme. Okay, reka dukomeze rero. Ikindi kintu ushobora gukora ahangaha wa muhungu we, dore inkokora z'umukobwa, mana yanjye. Wa muhungu we, inkokora z'umukobwa kuzikoraho mu buryo bwa clemency cyangwa se mu buryo bwa clemency, kugira ubyumve neza, kuza zino uru rutoki rwa musumba byose namukubita rukoko bihuze, nurangiza ugende ukora ku nkokora. Umunsi umwe gusa muhita muryamana, kubera ko atangira kugira ibyiyumviro bya sex. Yarangiza kugira ibyiyumviro bya sex, umutwe we uhita utangira kwangirika, ugahita wumva akaba ameze nk'umuntu warebye prono, waba ameze nk'umuntu umaze kwereka prono. Bityo rero ubwonko bwe waba bwarangije kwangirika, ntago waba ukiri kureba neza aho ibintu biri kwerekera. Bityo rero umusore ni wowe usigaye muri control, uhita ubikora. Mujene rero
mukaza kuba mwabitekerezaho nyuma, mukaza kuba mwabyinjoyinga nyuma, mukaza kuba mwagira ikindi kintu mubihinduraho nyuma. Bityo rero yari Sharifu hano kuri Sharif TV, ikiganiro yari menya ubumenyi hirya no hino ku isi cyangwa se ku bintu byitwa sex. Iki ni igitabo rero ndi kubasomera kandi nzajya muhana nyibasomera. Ejo tuzahita tureba ku muhungu niki wahita ukora niba uri umukobwa ushaka kuba wamuhagurukira, niba uri umukobwa nawe ukaba ushaka guhagurukira umuhungu, niki wakora mugahita muryamana ako kanya, tutitaye ngo ni boss wawe, tutitaye ngo ni iki cyawe, tutitaye ngo ni iki cyawe. Sex abuse. Iki ni igitabo kizajya kidufasha kugisoma kandi kikaba kidufashije gukora ikintu bita sex. Bahaye ikaze kandi ndabashimiye mwe mwese tubanye muri ino video. Ciao ciao, reka duhire muri video y'abagabo noneho.